nta nubwo ari muri ambutiyaje iteye ityo imubitse ahantu yamuhaye kondisira amubwira ngo subutu nyamanza kinwa mimi Mungu nikupiganie rero ni bagire bakunze bakadasohoka Imana bahumugisha kandi Uwiteka abagirire neza. Twongeye kugirira umugisha kugaruka hano kuri aya macano. Imana ibahumugisha kandi Uwiteka abatindeho cyane. Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Ni ukuri Imana iradukunda kandi Imana idufiteho umugambi ukomeye cyane. Wowe ufite intambara, wowe ufite ibibazo, wowe ufite ibiguhiga, kamubwira ngo hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zitabara. Ushaka kuba urwaye uri mu bitaro, ushaka kuba ufite inda yanze kuvuka, ushaka kuba ufite warabuze urubyaro, ndagira nkubwire ngo hari ukuboko kw'Imana kwiza kandi kumugisha niko kukugendereye. Niyo mpamvu uyu mwanya tuba tuje ngo kugira ngo tureme abantu imitima cyangwa tubarwanirire. Ni ukuri Imana irahari kandi Imana ifite ibiganza bikomeye. Imana ifite amaboko akomeye, ifite ukuboko gukomeye kandi Uwiteka azatugirira neza. Muhumure, ntabwo azadusiga. Muririmbyi yaravuze ngo ntazaduta ntazadutererana. Ni ukuri Uwiteka arahari kandi afite umugambi. Wowe wakaze subscribe, ndagira nkubwire ngo Uwiteka ni umwami kandi Yesu aguha umugisha akugirire neza cyane. Ni ukuri Imana igumugirira umugisha wo kwakira abakozi b'Imana imbere ya kamera. Ni ukuri murasa neza. Yakoze kamanze shimira aba diaspora bubahwe tewe ni ujye uvuga ngo reka mbanze mfata umwanya umunota umwe babwira abantu ngo bakande subscribe. Yes, abantu tubahaye akanya bari ahantu handitse subscribe bakoreho bambutse urutoki bakoze no kunzogera. Ibihe turi kwinjiramo n'ibyo kudutega amatwi, ntabwo ari ibyo kutwandikira muri commentaire mudutuka, ni ibyo kudutega amatwi. Kubera iki? Imana yamaze guhindura imikorere n'abahanuzi cyane. Saba ikirere cy'umwuka kugira ngo ushobore kumenya icyo Imana iri kuvugana nawe. Saba ihishurirwa kugira ngo Imana ishobore gukomunikana nawe. Niwigira umuhatari urasigara, niwigira umunajyuwa uratakara. Imana iri kumwe n'abantu bari tayari, ntagiri bya bindi byo kubembekereza mama sitake bingine sio kama napenda binawezekana. Yego, Imana iguha umugisha. Reka mbe n'uwo mwicaranye muhe kaze asuhuza abadukurikiye. Abantu badukurikiye, abadiaspora abari mu bihugu bitandukanye, abo mu Rwanda iwacu, turabashuhuje. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Bagubwe neza. Bagubwe neza. Harya channel yawe yitwa ngiki? Yitwa No Yabivuze TV. Niyo Yabivuze TV kabisa. Ni kweli iyi channel izina ryayo riri mu murongo, niyo Yabivuze kabisa. Yego. Hanyuma dubwira abantu badukurikiye bajye kuri No Yabivuze TV bakande subscribe, comment, share, bakore kunzogera. Kandi ni ukuri njya nkunda kubwira abantu utaduhaye sub, utadusherinze n'amazi ntago wayaduha. Amen. Cyangwa se usanze umuntu arwaye ari ku nzira ntiwamwegura. Hanyuma rero tubabwire ngo ibyo byose mubikore kuko n'ubundi musanzwe mubikora. Okay, reka ngufashe. Ibi bintu biri mu nyungu z'aba YouTuber. Yego. Kubibabwira ngo babikore ni uburenganzira bwabo, babikore cyangwa ntibabikore. Ahubwo dore ukuri kw'ibiriho nuko nguko. Yego. Harageze ko umuhanuzi ab'imari cyane. Harageze ko umukozi w'Imana urimo neza aba ifeza ndetse n'izahabu. Amen. So rero reka mbasabe abasabu bacu, abantu badukurikirana. Yego. Byonyine umwanya mufata mukurikirana ibiganiro twakoze ku mayinite yanyu, ku mamega yanyu. Yego. Mwubaho. Yego. Uyu munsi rero mufungura amatwi, mukurugutura amatwi mwumve, kandi tubasabye kudusengera. Telefone yivuyemo simukadi. Yego. Iyo telefone ntago iba yujuje ubuziranenge. Telefone yisizemo umuriro, agaciro kayo kaba kari kurangira uri kukareba. Yego. Bivuze iki? Nubwo abantu bahaye umwuka wera kato,
yego umwuka wera agahinduka inzererezi mu bantu yakagombye kuba afite ubuturo aho yakagombye kuba atuye yego abamwemeye bose bakizera izina ryabo yego yabahaye ubushobozi Yego. bwo kuba abana be amen aho rero niho atuye yego aho niho yemeye gutura yego niyo mpamvu rero mubona tuje tumeze gutya nk'amasarabwayi mwariye karungu niyo mpamvu mubona wagira ngo ni amavubi tumaze kurya yego yesu yasubijemo umukati aleluya mureke imikino rero Aleluya. kandi yaguriyeho mega Yego. iyi mikino muyireke yego twumve mbese nibadutega noneho si no kukwinginga tega amatwi ku ngufu utwumve kuko hari icyo Imana ishaka kuvugana nawe kandi byanze bikunze bipfe bikire bipfe binoge umunyabugingo witeka ijisho rye rimuriho aleluya ni ukuri rimuri ariko pala makosi manda lafi ebro deni umunyabugingo imubitsa ahantu nta nubwo ari muri aka kavuyo oya ntibishoboka nta nubwo ari muri aka kajagari baraza kwihangana kuba ndi gukora muri telefone kamera yanjye barayibye ndi gufatisha video y'imbere nta mikino nyine urumva baravuze bati mu muhige mu mukure hasi mu mwatake hasi hejuru ibikoresho barajyana rero mwihangane kuba muri kubona ndi kugenda nkora muri screen ndi gufatisha telefone ariko ubutumwa uwo buri bugereho buramugera niyo twakoresha igikwasi yego akaba ari kimana tubwiye ngo muhanure mukoresheje igikwasi Yego. bene byo kubyumva bazabyumva Cyane. niyo yatubwira ngo mukoreshe urushinge Yego. bene byo kubyumva bazabyumva Bazabyumva. niyo yatubwira ngo mwandike hasi bene byo baramenya icyo mvuganye namwe baramenya nyine nungu ndi gukora muri screen nyine urabona ko ndi kujomba urutoki muri screen kamera barayitwaye nukorwaho ungurira indi nubundi ntuzi abuca bucana yandi nkora umurimo amen ariko imana ibaha umugisha yego umwanya ndagira ngo nsabe uri gutinda ndi gushya vuga uve mu nzira reka mbanze nsabe uwo mubyeyi mwicaranye abanze adusengera imana senga vuba vuba kadusenge mu izina rya Yesu Mela sepa. turagushimiye wabanye natwe wagize neza Hitala! n'uhabwirahiro Bina. waturinda umuntu n'ubugingo Felami. intambara ari nyinshi Ela ibitera ari duwisi. byinshi ariko nuhimbazwe Amen. wowe utaradutanze Hallelujah. kuba nk'umuhigo w'amenyo yawe Hallelujah. dukandagiye kuri iyi kamera Shila wikira. ntaba ari njyewe Si ntaba ari pepro. umugaragu wawe mbaraga z'Imana Enali zitureho sile mbaraga vala. z'Imana zidutwikire Shikela, dusenge Lowini. abantu umwami badukurikiye Hetala. neza y'Imana ibe kuri bila mokota Yesu Fena la pani wa pime elana fela. payasi Siliwi sila. Edi stasefo Folami el. abantu bose badukurikiye Teno trape bahereza fela. umugisha Tene bahereze dosanse. guhinduka Yewe abarwayi dwite. bakize Fela uwiteka mite bafite amadeni uyishure mu izina rya Yesu buri muntu wese umukorera iby'imbaraga umukorera iby'ineza ntitwibajya abadasipora Hallelujah. ubahereze umugisha Bakomeze. kandi ubagurira imbago ubakomeze mwami mu izina rya Yesu abacuruza bafite akazi ubazamure bahereze guhirwa ariko mbere na mbere bahereze mwuka wera bahereze uburinzi mu izina rya Yesu ntaba ari twebwe mwuka wera w'Imana dushyigikire kandi twicaye kwikamera ntaba ari twe Imana ihabe mu izina rya Yesu amen haleluya amen imana ibaha umugisha amen nagira ngo tugiye kwiganirira ku bintu by'imana kontrole ibintu ntago nongera gukoramo ujye wambutsa urutoki ukoremo ntago nongera gukoramo ariko nta ubwo nicyo- nuzajya ubona ngize gutya ujye ukoramo nta nicyo byari bitwaye ariko tawo bihangane nyine kamera barayijyanye nibyo n'amashusho muyihanganire n'aya telefone ariko dukomeze imana ibaha umugisha rero muri ino minsi turi abakozi b'imana bari kugorwa n'ibihe bya nyuma by'iminsi ya nyuma urumva turi kugorwa n'iby'iminsi ya nyuma ibi bihe bikomeye ni gute twagira inama abakristo bwo kwitwara muri iyi minsi ya nyuma abakirisito ntabwo nje hano kubagira inama wihangane ko n'icyo gisubizo ntari bukigusubize cyane ibintu ni bide ibintu ni bibiri umwana abonye nyina yego umwana abonye nyina muvanemo ibintu by'imikino ibintu byo kwigira no mubyihorere nta nama mbahaye ntawe nabyaye nta n'uwo ndera ibintu ni bibiri
ukizwe cyangwa ubyihorere ugiye gusenga ku ngufu nibyo uririmbe cyangwa usigeho uraririmba ntawe ugukomeye amashyi ntawe uguhasa senge cyangwa bireke ubundi seramemu nta mikino iri ahangaha ibintu ni bibiri hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobaye nuko kondisiyo baziduhaye ibindi ngo nta nama mbahaye mukizwe cyangwa mu bireke uwera yere udashaka kwera sigeho nuko gahunda zubatse none benshi ko baberukanye mu nsengero bamaze nabo bagiye kwirukanwa n'abandi ariko mbabwire kuba kwirukankanye nawe agiye kubona none se abantu bakirizwe niba batarakijijwe barorere babyihorere babireke kandi Yesu yaravuze ngo mbohereje mu mahanga yose penima andita kosiriwi we udatuma ngufata ingoto nkayimena umbaze ibintu bijyanye n'ikirere cy'ijuru yego umbaze n'ibintu bijyanye ndakubwira ngo Yesu bitatu la pisa Yohana 3:16 ivuze ngo iki kuko Imana yakunze abari mu isi cyane nibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ababi ntibamera batyo we bahwana n'umuramutumurwa n'umuyaga ibintu murimo ntago mubizi mukuru butuna ku maso ibintu byo kunyabarika mu byihorere ibintu ni mubireke bazi ibintu by'ijuru ijuru riratangaza iki ariko Imana yabatumye kubwiriza ubutumwa mbaza ngo ijuru riravuga iki mbaza ngo mbese bimeze ibyo ndakigeraho no byihorere no kumbaza ubyihorere hahirwa umuntu wiringira uwiteka nawe akamubera ibyiringiro kuko mwene ibyo byiringiro hatari byo kumukoza isoni remosipa senedra nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwayo uko imisozi yose igose i Yerusalemu uko ni kuwiteka agota abantu be hajya barinda amajya ndetse n'amaza uhereye none ukageza iteka ryose nutinda ndataha ndabyikoresha jewe ibyo biganiro byanyu ndabyivuga ibibazo mbaza urajya kumbaza nabonye igisubizo inyenyeri igiye kwaka igomba kwaka urumuri rugomba kumurika aho rugomba kumurika amazi agiye gukama umwuma wataka abantu bahagizwe no gushaka Imana basuzuguye bayihamagara idafite gahunda yo kubitaba mumaze iminsi mwarayimenyereye mukubitira abantu mu biringiti no mu bigunira ngo ni inyembabazi ariko Imana ni inyembabazi kubeshye sha Imana ni inyemuwe muri bihanza ngo mubwirane ibyururutse imitima irakuritura nutihanira kumena mubwire ko n'Imana yica kandi ibyo bintu ni yica se Imana irica gusa byihorere ishiri kuzimu igakurayo imikuwe ishaka ikimura abantu yimura abami ikimika abandi ariko iyo Mana muvuga yica kuki mutavuga Imana ibabarira abantu ndagukubitira hano fagitire nyeheye igihe kibabazi ndakudiha aya namwe mwibese mwaramenyereye murakabe no murasambana ngo ni y'ubuntu mukicana ngo ni y'ubuntu mukakuramo amadango ni ingoma y'ubuntu mukajana abantu madaragere ku gaherere ngo ni ingoma y'ubuntu ibi muzabiryozwa mwibwira ko bizarangirira aho ngaho none se wowe uri kumbwira gutyo uri kumbwira ngo abantu Imana ntabwo yica ugize ngo iki Imana ntabwo yica ugize ngo iki hama hamwe ndakubwira hama hamwe irimbura Sodomu ni Gomora bari muri anniversaire oya hari habaye ibirori runaka ariko igihugu cyose cyari cyarakoze ibyangwa n'Uwiteka abantu bose kandi mwebwe ariko ku ngoma ya Yesu ntabwo ariko bikiri ntabwo Imana ikirimbura sambana mu myaka Yesu amaze wari wabona abantu yongeye gutwikisha umuriro ica abantu wowe iba ni ingoma y'ubuntu ni inyembabazi Yesu nta muntu yigeze akubita hagira gukanda urwasa Yesu ko yaje mu butumwa imyaka 3 yamaze yakubise nde ugize ngo iki hari abantu wumvishe Yesu yishe yakubise nde arabo yishe ubwo muruzuye imibare yanyiruzuye nibyo harya rusororo habiki haba abantu bakinguye bakoze biki bapfuye none se gupfa kwa irembo ritwinjiza mu ijuru ibica bapfa yagiye ibihari none se abantu bazarama nk'imisozi umva nkubwire nguha ijambo rimwe
umuntu wese unkurikiye wagomeye imana ntacyo mwijeje. Agasuzuguro k'abamedi n'abaperesi Imana iravuga kararangiye, umwijuto urarangiye, finite. ariko umwijuto w'ikinonko niko wibuka ko Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi. Imbabazi rega muraziyihata se, Mureze ku kimwe muyihatamo ubugome. nguha amakuru, ugiye gusaba uwo wimye, ugiye gutakira umuntu utari bukubwire ngo impore, ugiye gutura umuntu utari bukubwire ngo Imana iguhe umugisha, turi kugendana. Then ugiye wowe ugiye kujya ushaka uwuha umuhereza kubwira ati habe na murakoze yikomereze. Ariko mwabonye igihe Imana yabahaye. Ariko kuki akenshi muri comment mu biganiro dukunda gukorana barandika bakwa ngo kuki muvuga Imana y'ingome? Nta Mana y'urukundo mugira? Imana y'urukundo se ni yacu cyangwa iy'ingome nitwe tuyizana? Nose kuki Imana mwayigize umwicanyi? Numye kubabwira kari murori ngaho yibwira incecekera. Mubwire ko nibyo uvuga atari wowe bisi. Noneho ugenda utange raporo uti uyu muhungu dutumaho atubwira ibintu by'amasarabwayi, atubwira ibintu by'imiriro, atubwira ibintu byotsanya, genda uyibwire. Kandi Imana barandika ngo Imana izabavura. Igiye kubakubita urushi muhinduka inyo mugwinyo museseka inyo, ibi mwigize ngo nta wakoma, ibi mwigize ngo muraba. Ubundi se ku rubanza nguha makuru. Niba uzi ko wararanye n'umugore utari uwawe ntacyo nkwijeje, niba uzi ko umugabo wafumbase wamushimusa ahandi bukuraho, umuntu wese agiye kwigira. Ibi ni ibiki muri ibyo se mwahereye ryari mubivuga? Okay, hama hamwe rero, hama hamwe sha inkoni kubise mu cyeba uyirenza urugo rugiye gusya babiri. Abagore babiri hari abantu basya ari babiri. Tega amatwi, abagore babiri bagiye guhurira ku rusyo rumwe. Ibyo bintu byanyu mwihaye ubundi abarokore mwabaye uti ibyo bintu byanyu by'abarokore, ibyo bintu byanyu ko mugiye kubyiganiriza mu minsi mike, ko mugiye kubyiganiriza, kugiye kujya wikubita imbere y'umuhanuzi ukamubwira uti mbabarira naragupinze. Oya umaze iminsi urukumbwira ngo umuhanuzi agiye kuba ngo boro imari kumubona bizakwahagiza. Nicyo kintu kigiye guhenda muri iki gihugu, kubona umuntu uri mu mwuka w'Imana. Kandi mwarabibye mukabatuburira. Ntabwo twabibye. Aha ndi umwere. Ntawe twibye. Mwemwe mwariye amafaranga y'abantu. Aha ndi umwere. Mu nkiko nzaburana no mu manza nzahangana nazo urunterurimo. Ahubwo Imana mu bintu Imana izambaza, nta mfubyi nariye, nta by'abakene nariye, ntawe nabeshye ngo irambwiye ngo mpa amafaranga bazanshunge barebe. Namye nambara imipira, namye nambara ubushati, narabucyuriwe, narabutukiwe, narabufunganwe, ndemera ndakubitwa, ntabwo kwiba byananiye. Ariko ibintu ni bibiri. Ibintu ni bibiri. None se ngewe ndacyabafiteho ikibazo ko muri babiri muri mu bantu. Umva ngiye ndagiye. Ngo duhe message Imana yaguhaye. Umva ngewe ndagiye. Musenge ni mudasenga murorere. Imana iguhe umugisha. Reka tubashimire abari badukurikiye. Imana ibarinde kandi bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.